Oya wenda nshaka kuririmba. Ntabwo nzi kuririmba. Oya ririmba iminota ibingahe ibiri nta kibazo. Ntabwo nabiteguye kuririmba kuri uyu munsi. Ntabwo ntunguye. Ntabwo nabiteguye kuririmba muri iki kiganiro. Ntabwo ntunguye. Oya bo, oya ndakubujije. Sinabiteguye. Oya niba utabiteguye shaka kandi kare kubera ko Hey guys, muraho neza, amakuru mumeze neza. Ni cyane. Tangire. Nanjye. Muraho neza, nizere ko mumeze neza. Aba hirya no hino bari ku migabane itandukanye y'isi, abari mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, hirya y'inyanja, hirya y'izuba, hirya y'urubura. Mumeze neza? I hope ko muri amahoro. N'abandi mutameze neza ndabihanganisha, ababuze abantu, abarwajije, abari mu bitaro, ibibazo, bafite ibibazo muri make. Mbahaye ipori cyane uyu munsi. Nageza kuzamuka. Yego murambabarira cyane. Uyu munsi nubwo bitameze neza, ejo bizagenda neza. Kuwa mbere ntabwo hasa no kuwa kabiri, kuwa kabiri ntihasa no kuwa gatatu. Hari ijambo njye nkunda kumva abantu bavuga ngo ni ibisanzwe. Ntabwo aba ari ibisanzwe. Iminsi ntabwo iminsi ibisa. So nizera ko mbakiriye cyane. Tukaba turi muri studio ya Elizabeth Official. Uyu munsi nkaba ndi kumwe n'umuntu uri hano. Sinshaka kumuvuga ko ni mukuru, nshaka kugira ngo abibwire. Nshobora kuvuga ngo ni umubyeyi, ni umupapa. Uracyari umuhungu. Nshobora kuvuga ngo hano turi kumwe n'umusore. Kabisa ngutere salute kuba utayisize iyo mpeta. So hano ni muri studio zanjye. Ndashaka kugira ngo bibwire abantu badukurikiye, abari kuvuga ati sura muntu Elizabeth yatuzaniye ni muntu ki? Karibu cyane. Murakoze cyane kutwakira mu byicaro byanyu. Itorero ryanyu Gatuti kawe. Nitwa Mugisha. Ndi umupapa ndubatse. Umugore n'umwana. Ndabaramukije mwese abakunzi ba Elizabeth Official. Ndizera ko turi buze kugirana ikiganiro cyiza kandi turaza kumara irungu abakunzi ba cyane. Buriya hano ku Gatuti k'iwanje nta rungu. Musange nkereza kubaha ibiganiro kubera twashuguri twinshi, ariko barabizi ko iyo naje kabisa bazanira umuntu bacangamura. So uyu aratubwira ngo umubyeyi bamwita Mugisha, ati afite umudamu umwe n'umwana umwe. Yes. Imana iguhe umugisha cyane. Imana iguhe umugisha, turakwishimiye. Ndizera ko mwamumenye. Abantu bashaka kumumenya byimbitse, kuko najya ngo nyibwira byimbitse. Agira YouTube channel, we n'umufasha wiwe yitwa Mugisha and Esther Official. Mugisha and Esther Official. Esther ni madamu we. Muzabasure, muzagende mu bakandire, mu bafyonyorere ku akabiki cyane. Uyu muntu uri hano. Mumbwira ngo uyu muntu uri hano ni iki cyane? Titre ko amatitre twayasize. Amatitles yacu. Singombwa abantu bakugirira amatsiko n'abantu bagukunda baragenda kugusura iwawe. Kuri Mugisha. So uyu muntu uri hano ni umuntu ukomeye cyane kuri nje.
urabona ko nyakumira abatumirwa tukaza tukaganira tukavuga amakuru hirya no hino ariko uyu muntu uri hano ndasanzwe yes urasanzwe ariko tusanzwe kuri njyewe uyu muntu harya mu kinyamurenge bazavuga gute uyu muntu ni muramu wanje umukazana wanje harya muramu wawe uri iki oya reka njye mvuge uyu muntu uri hano ni muramu wanje muri make abantu batumva neza ni bofu wanje abantu batumva bofu hari umuntu utazi bofu ngo se bofu ni iki ni muramu wawe ni muramu wanje wowe kabiki cyane muramu wawe cyangwa uri muramukazi oya ngende muramu wawe donc hari abantu nyine batazi muramu na bofu uyu ni umugabo wa mukuru wanjye neza mukuru wanjye nkurikira ku mugongo yavuye ku iberi nta wundi muntu wayisurijeho ni je wayisuri ryataka donc urumva uyu ni umugabo wa mukuru wanjye ndamwubaha cyane yadutwariye umukobwa wacu amufashe neza birenze muzabasure kuri YouTube muzamubona ni umudamu mwiza cyane nawe ningirirwa amahirwe nzomuzana kuzamuhosting yes kugira ngo mumenye mwene mama cyangwa aguhosting muzahostinga twese tuzohura so ndakwakiriye cyane ni umunyefamiliye umubyeyi ni inshuti nuko hari abantu njya numva bakunda kuvuga ngo si byiza ngo kugira communication cyane na muramu wawe urabyumva gute kandi babivugiye mu ikanisa agarageza kugirana communication na muramu irenze gusa ubwo urumva wayigirana kandi baravuze ngo ufite mukuru wawe cyangwa murumuna wawe ni gute mutagirana communication ahantu hose muri kumwe se abantu bose uyu muntu muhora mujana niki cyaba ni muramu wanje ibyo bya muramu na ba shemeke na bababyara ngo si byiza gukomeza kugenda kugirana communication no gukururana cyane ni ibintu bibiri bitandukanye kugirana communication ntekereza ko atari bibi kumenya amakuru ya muramu wawe of course abafite mukuru wawe cyangwa se murumuna wawe kumenya amakuru ye ni nko kuba umenya amakuru y'umuvandimwe wawe uko mu gitondo ushaka kubyuka ugahamagara umuvandimwe wawe ariko bitari cyane nza guhamagara kandi ari ku munsi niyo uhamagara kenshi hari igihe ntakwitaba ese kweri ni iki cyane ni iki umva muzaza muhamagare rimwe mu cyumweru ngo communication cyane ntabwo izimera neza no kubera iki ndi kukubaza je mbona ari nta kibazo cya communication tuzatuvugana cyane okay sinavuga ko ari cyane ariko nanone ni ngombwa uri kumva ni ngombwa ku bofu wawe muramu wawe ufite umukuru wawe ubuse nsanze mwaburaye umuntu ufite nk'amakawunga kandi ufite uburyo yahita kubitiramo ariko kubera ya communication nkeya mukaba mwaribwa n'inzara kubera kutavugana kandi ngewe mfite icyo nshobora kubamarira rero nicyo wabwira abantu batagirana communication na bari mu babo ntekereza ko ngewe communication rwose ni ngombwa reka tuvuge nka 80% ko hari abantu babirwanya communication buriya iri mu kintu cyubaka imiryango iri mu kintu cyubaka ubumwe mu miryango kizana ibintu twakwita ngo ni ubumwe ukumva intimacy no kumva umuntu ntekereza ko ari ikintu cyiza ababirwanya ni abandi baba bafite wenda nabyita gute sinzi kubera icyo nangereka nkovuga njyewe nagutumiye hano uri iwanje ngomba kukubaza urambaza njye rero ku giti cyanjye numva rwose ari nziza pe muhamagare baramubanyu mumenye uko babyutse mumenye uko babayeho umenye amakuru y'abana niba bafite umenye amakuru y'umupartner we ntacyo biba bitwaye okay thank you so much ndetse wenda ako kantu ko gukururana kururukuru za kururukuru okay bofu
ndakubaza utubazo dusanzwe ibi tuganire ntago ndi umunyamakuru na cyane cyane ko muramu wawe ni umuntu ufite lori itoroshye aba ari umuntu shemeke wawe shemeke oya mu Giswahili amasano gati mu tukiyamenya Giswahili si shemeke buriya umuntu agutwariye mukuru wawe cyangwa murumuna wawe ese harya kera iyo harya kera wenda upfushije umugore muramu wawe nyine yaraguboka ipaki wahita untwara ayiwewe mu buzima bwa kera si na kera tugendeye no kuri Bibiliya hari icyo bitaga gucikura atasa muri Bibiliya babyita gucikura usomye mu gitabo cya Matayo ngira ngo ni mu bice nka biriya bitatu bine hariya niho havuga ngo umuvandimwe wawe iyo yapfushaga umugore cyangwa se agapfusha umugabo muvuga ngo murumuna we cyangwa mukuru yaragucyuraga mu rwego rwo kugira ngo atazoja ahandi sinakuja ahandi kera iyo wapfakaraga wasangaga ugumye aho ngaho utanashatse n'ahandi rero bagahita bavuga ati murumuna wawe uramutwara kugahayo umumenye rwose imiryango igaterana ariko uwamutwaraga akiri umukobwa ntabwo ushobora kumutwara ari umugore ni ukuvuga ngo niba uri umugore ngiye tuvuge upfushije umugore grand frere aba afite uburenganzira yabaga afite uburenganzira bwo guhita agira ni kera mu muco nyarwanda no muri Bibiliya reka nkubwire ndaguha urugero urabona Bowazi Naome yapfushije abahungu be bombi noneho ntabwo yari afite wo gucikura Rusi aho gakeranije mu ijambo ry'Imana byose ni kimwe ntabwo yari afite umuntu wo gucika Rusi ntiyari afite undi muntu wo kumubyarira kandi mu muryango wa Kiyuda yagombaga kubona umuntu umucikura icyo gihe rero Bowazi yari afite umwana we muto yaravuga ati uyu nguyu nakura nzamugushingira aremera aramutegereza ko ari Rusi ariko amaze kumutegereza akuze atinya kumumushingira kubera ko abagabo bamushakaga barapfaga agize ubwoba amushingiye undi uwo mukobwa sinzi neza niba ari Rusi keretse nsabiye mu byanditswe aza kwijijisha yigira imaraya aragenda atega Bowazi abona umukobwa ku muhanda arayigura yaravuga turansigira inkoni yawe musigire yamusigiye ibimenyetso bibiri yamusigiye inkoni ye y'ubwami y'ubutware hanyuma aramubwira ati nunzanire iyo hene ndagusubiza inkoni azanye ihene yoheje ihene asanga umukobwa yagiye aza gutwita mu muryango wabo iyo wasamaga inda nk'izo ngizo baguteraga amabuye baragucaga naje aravuga ati ndashaka kubabwira wagize ute ubantenda niwe nyiri iyi nkoni asanga ninde ni sebukwe kubera iki atari yamuhaye umwana we kugira ngo amucikure ahubwo umukobwa yigira inama yo kugira ute genda akamubyarira nyine yagombaga kubyara benshi umuryango ntabwo wagombaga gucika yewe nari nzi ko nyine wapfushije umugore ushobora kuza kuntwara nkiri umukobwa ntabwo nari nzi ko ushobora kuza kuntwara mfite umugabo uyu udafite babyumvisha nabi ufite umugabo ntabwo nagutwara benshi nakubyarira icyo ndimo mvuga iyo umugore yapfushaga umugabo tuvuge mukuru wawe ngenda apfuye ni urugero nubwo ntazapfa nzora amawa ni urugero ngenda apfuye abavandimwe banjye bakuru banjye bafite uburenganzira bwo kugera tuvuge wowe upfushije umugabo bakuru cyangwa barumuna b'umugabo wawe agomba kugira ute kugutwara bitandukanye nuko njyewe nawe ntago nje sinoza keretse wowe kiri umukobwa nibwo naza kugushaka nk'uko wari ubivuze
ariko ufite umugabo waragiye. Imico ya kera ni imico. Incidents zibaho kugira ngo njye ngutware, njye mfushije umugore, igihe nagutwara ni igihe nyine waba ukiri umukobwa. Bensire kugira ngo niba asize ako kana karere ugafate neza, bensire aba ari nk'umwana wawe kuruta uko wajya kuzana. Ariko nabyo ni byiza kugira ngo uje hirya no hino woguma muri wa muryango. Hari abantu benshi maze kubona babigira cyane mu mico yacu. Okay, hari akabazo nshaka kwibariza. Ko mu buzima busanzwe ibyo tugenda duhura nabyo, byo twumva ku social media, warashatse, ufite umugore, ufite umwana, mubayeho neza, sibyo? Nta kibazo, murumvikana, kawunga nimba ishize muramenya uburyo indiza. Hakaza mufite amahoro yose. Yego. Harya ndiribizi ngo amahoro anyujuje umutima. Ndamwimba nabyo ni ibindi. Mufite amahoro we n'umugore wawe n'umwana wawe, mufite ikibazo duke mufite muradusangira. Bikaba ngombwa ko nyoko bukwe bikaba ngombwa ko aza kuba hapa. Mabuka wanjye, mama wanje akaza kuba hano. Sibyo? Kubera ko hari ingo nyinshi ziri kumwe n'ababyeyi babo. Mama wanjye, nyoko bukwe, bikaba ngombwa ko aza hano. Akimara kuhagera, mwari mufite amahoro we n'umugore wawe n'umwana wawe, mwumvikana, umva ubona kabisa urugo, niko bunajya ngo urugo ni ijuru rito. Urugo rwawe rumeze neza. Ariko nyoko bukwe yakwinjira, ibintu byose bikadabya. Nyine bikaba bibi, bigahinduka, ugatangira kujya ugongana n'umugore wawe, mukavugana nabi, ibintu nk'ibyo. Sometimes urabizi hari ikintu wenda nyoko bukwe ashaka utagifite ubushobozi, umugore akakubwira ati ntunkundira mama, ukamusanga intunganye ziraba, ibitotsi bikabura, wakaza uryama saa 3 usigaye uryama saa 9 z'ijoro kubera stress, umugore ntimucyumvikana. Nimba ari ikintu cyaba kibi no kutumvikana n'uwo mwashakanye. Ikibazo cyanjye kiragira giti, ese ko mwaba mugifite mbere nyoko ko atarazi ko mwari mufite amahoro mwumvikana n'umugore wawe, araje, ese uzafata umwanzuro wo kumwirukana kugira ngo ya mahoro akomeze abe mu rugo, cyangwa uzabigenza gute? Tubwire bikubayeho. Bimbayeho ntibikaba n'izina rya Yesu. Icyo kibazo ni ikibazo cyiza kandi gisaba ubwenge kugisubiza ndetse n'ubwitonzi. Akenshi reka mvuge mu muco wacu akinyamurenge, umuco wacu w'abanyamurenge, kubana na ba mabukwe na ba databukwe ni ibintu bisanzwe. Ni ibintu bisanzwe. Iyo ubana n'umubyeyi ubafata nk'ababyeyi nyine bawe, ubafata nk'ababyeyi bawe. Rutayisire niwe nigeze kumva yigisha, aravuga ngo yewe databukwe ngo yarambwiye ngo mpitemo kuba umwana cyangwa kuba umukwe. Iyo wahisemo kuba umwana uba nk'umwana nyine, uba nk'umwana, nk'uko wafata mama wawe cyangwa papa wawe niko ufatamo mabukwe wawe, kuko n'ubundi aba ari ababyeyi bawe. So mu gihe rero haba hajemo nk'ako kantu ko kutumvikana, mu gihe haba hajemo nk'ako kantu ko kutumvikana, ikintu cya mbere ureba the cause, igitera n'iki cyateye ubwumvikane. Nk'ako kantu wenda hari igihe uba udafite ibihagije, ni urugero, ariko nanone umugore wawe abakuzi, keretse hatarimo ubukristo, umugore wawe abakuzi, iyo hatari ibihagije araza nyine akaba nk'umubyeyi, nk'uko urugo rwaba rumeze gute, icyo mufite mukagisangira, mufite ibintu, mufite ubushobozi, ariko amahoro agahita abura. Na nyirabukwe wa Esther, sibyo? Mama wawe nawe ni urugero akaza, kwa musanga ibintu birajagaraye, ubwo ntabwo rumeze neza. Ubwo se ari we ubitera cyangwa ubwo urumva niwe ubiteye? Niho wabiteye, niho wabizenye, kubera ko ataraza ibintu byari sawa. Njye simpamya ko aba ari we ubiteye. Niwe ntabwo aba ari we ubiteye, ahubwo uba ufite ikintu bikanye muri wowe kiba gitangiye guhishuka,
kitari cyagahishuka cy'umutima mubi. Kubera ko buriya baravuze ngo niba ushaka kumenya ko wonesha ikigaragaza runaka, jya kuri tere yacyo nibwo tuzamenya ko wokinesha. Hari abantu bavuga ati jyewe sinakwiba, reka bazagutereke cyangwa se bazagutereke nk'ibihumbi 100 by'idolari imbere nta wundi muntu n'iki, turebe koko nyine nibwo tuzamenya ko wonesha ikigaragaza. Wahuye nacyo sindahura nacyo n'iburu uzabyiba. Oya ntago nabyiye kuko reka uvuga ngo nanesha ikigaragaza cy'ubusambanyi, reka uzahure na tere yacu uri wenyine n'umugore mwiza muri ahantu nta yindi nkomyi. Aho hantu nuhikura nibwo uzamenya kuri level yo gutsinda icyo kigerageza, nibwo uzamenya ko iki ngiki cyo nagitsinda ntabwo cyambasha. Nibwo twabyemera. Naho kubivuga gutyo utarahora nabyo bavuga ngo mabukwe wawe nibashe, yego, ibintu bigatangira kubyuka muri wowe. Ni ukuvuga ngo hari intare muri wowe ibisinziriye itaragera ku musaraba. Eida ashobora kuba biguturukaho wowe, cyangwa bituruka ku mugore wawe, cyangwa bituruka no kuri nyokobukwe. Mu gihe rero byaturutse kuri nyokobukwe, mu gihe ari nyokobukwe byaturutseho, hari n'ababyeyi ngira ngo bashwanisha abana, nabyo bibaho. Hari ababyeyi usanga bashwanisha abana, icyo gihe hari mama wanjye akaza gushwanisha abana, cyangwa se mama agashwanisha abana. Niba mufite ubushobozi ukubitira inzu hariya mwubakire, umugeti byari byiza ko tugumana kandi umubohokere. Ariko Bibiliya yaravuze ngo uzosiga so na nyina. Umugeti mukecuru, reka tukubakira akazi hariya kuko ndabona hano bitameze neza. Shakira umukozi akwiteho, mumumenye, mumusure, ariko urugo rureke gusenyuka, kuko nanone nirusenyuka tuzoshaka nyokobukwe cyangwa se ngo ushake sobukwe. Siko bimeze. Iyo washatse buriya uba washatse, wamaze kugira kubaka famiye yawe, nuko nguko. Ariko nanone mu gihe bitaturutse kuri mabukwe wawe, byaturutse ku mugore wawe, wakora iki? uricara ukamuganiriza. Umuganije ntiyumve, amusenge, umusengeye amasengesho ntamufate. Buriya Imana iha umusaraba. Amasengesho atamufata, azafata. Amasengesho arafata, ariko Imana ngo nta muntu iziha umusaraba adashoboye. Iyo biturutse like ku mugore wawe, aho kugira ngo nanone usenye, uganiriza umubyeyi ukamubwira ati bimeze bitya, nawe wenda ababibona bimeze gutya na gutya, adafite ahandi ajya, yakwihangana pe, ukagumana, yakwihangana. Ariko ufite abandi bavandimwe umubyeyi wawe ashobora kujyaho akaba yahatura, hari amahoro, nta kibazo. Nanone hari abagore baba badashobotse, hari n'abagabo baba badashobotse, sidahamya ko bitabaho. Iyo ufite nk'uwo nguwo uri kumufatafata kugira ngo urugo rubashe, nanone ubashe kubungabunga urugo rwawe. Na mama wawe sinibaza ko yakwishimira gusenya kubera. Okay, thank you so much ku bitekerezo byawe kabisa. Ufite bofu kuko ufite ibitekerezo byiza bishobora no gufasha n'umuntu uri muri iki kibazo kimugoye, kimuremereye. Ikindi kibazo cyanjye, urumva ndi kugenda mvanga mu buzima utuntu tugenda duhura natwo. Harya muvuka muri bangahe? 8. Jesus, ababyeyi banyu bahumugisha, ntako batagize. Aragerageje, nizere ko nawe zageza nkawe. 10. Ndenza bya 10. Okay, muri abana 8 wanyu, sibyo? 2, 4.
bane bagiye muri Amerika. Bane bamaze kugera muri Amerika, bane basigaye mu Rwanda. Kandi mu Rwanda hari ubukene buvuza ubuhuha. Ubuhuha uri kubyumva? Ariko usibye ko nta bukene buhari mu Rwanda guys. Nta bukene buhari mu Rwanda guys. N'urugero. Kandi abo bana bane bari kumwe n'ababyeyi banyu bari muri Afurika. Ugasanga abo bana bivuga ati yewe njyewe barubatse cyangwa barubatse, hari n'abatabubatse bafite amafaranga barakora. Ababyeyi bavuga ati yewe muri bane, umwe mushinze umwe, uze umufasha umwohereze mu gihe agutekeye, nimba atanagutekeye n'umuvandimwe wawe ujye umwohereza amafaranga, sibyo? Umwishyurira inzu umwe kuri umwe. Ugasanga sawa, ugasanga wahuye n'ikibazo gifatika nk'amafaranga, uri kwandikira umuvandimwe ati brother ukuri nakubiswe nta kuntu tumeze, sibyo? None nkemurira kino kibazo kandi ntayabuze n'ukuri $100 ntayabuze, akamuceceka. Bwacyo ukamuhamagara ati yewe se ni gute shwe, bwaca akitaba telefone ati yewe sinamana nanjye mafite ibintu byinshi biba bingoye, ejo n'ejo bundi wene zawe, kandi nubwo ntunakohereza ntacakuraho iki umuvukano. Icyo gihe urukundo ruriyo, ukomeza kumukunda nk'umuvandimwe wawe. Kandi hari undi inshuti mwiganye muri segonderi, iyo umubwiye agukemura ikibazo kurusha wa muvukanyi wawe. Ese ukunda wa mushuti wawe ukemura ibibazo, cyangwa ukomeza gukunda urukundo umuvandimwe wawe utakemura ibibazo? Ahora kwitotombera, uramusaba rimwe na rimwe kubera ukuntu umuzi, ukumva n'undi numubwira arakumvira ubusa, ugahitamo kubwira inshuti, kandi inshuti akaba ari gukemura ikibazo umuvandimwe muvukana. Yego. Urabyumva gute? Kandi ibyo bintu ni ibintu bibaho cyane. Ngewe hagati aho ngaho ntabwo urukundo nkunda umuvandimwe wanjye ntabwo rwahinduka, kubera ko ntabwo aba ari urukundo rushingiye kuri materiel, ni urukundo rwo mu maraso rw'abavukana. Ushobora kugira umuvandimwe akaba atagukemurira ikibazo nk'uko ubyifuza, cyangwa se atanakumva bitewe na character ze, bitewe n'uko ateye, akaba atakumva, ariko ntibyavanaho yuko ari umuvandimwe wawe, ntibyavana yuko uzarebe ari umuvukanyi. Byavana yuko ari umuvukanyi. Uzarebe inshuro nyinshi hari igihe abantu, wenda reka tureke kuvuga n'uri hanze, hari igihe muba mu rugo umwana umwe akavamo akajya mu ngeso zitari nziza, ntimumuta, ukomeza kumukunda, ubwo yasinda akanywa ibiyobyabwenge akagera gute, n'uwanyu rwa rukundo rw'ikivandimwe ntago mumureka. So nubwo ashobora kuba ari hanze ariko atafite wa mutima cyangwa se rya shyaka ryo gufasha bene nyine, kandi akaba yafasha undi muntu, kuri njyewe ntabwo rero navuga ngo sinareka kumukunda, nzamukunda nk'umuvandimwe, mufate yuko ntabwo nzamukunda nk'umusapota wanjye, nzamukunda nk'umuvandimwe wanjye, twonse rimwe, turavukana. Kandi ntekereza ko nubwo atagufasha buriya, abantu bari hanze buriya naho ni mwisi, naho bagira ibibazo, ashaka kuba adafite amafaranga, ashaka kuba waviziriye nabi itariki, bigahurana n'uko nta biceri afite, akaba atagufasha muri ubwo buryo. Ngewe rero inshuti yo hanze n'ubundi baravuga ngo ishobora no kukurutira umuvandimwe, baravuga ngo umuturanyi kuko niwe uzagira ute, uzagutabara vuba aho ngaho mu gihe ugize ikibazo. Iyo muvukana wenda ari kure nabyo ni byiza, ariko nanone bose ugomba kubakunda uko bari. Thank you so much. Kubanga wabwiye kurema inzangano hagati yo mu muryango. Guys, mwabyumvishije, uwo muntu muvugana uzakomeza urukundo, nugera ahantu bari kumuvuga nawe uzavuge stop,
uwo ni mwene mama, uwo ni ntugaragaze karagiteri zawe mbi kubera ko ataguha amafaranga, sibyo? Mufate nk'umuvukanye ariko ntumufate nk'umuntu ugufasha mu bibazo bya buri munsi. Ntabwo ari umuterankunga wawe, ugende ugire gutya ariko ukomeze umukunde kuko ni umuvandimwe wawe, sibyo? So tugana ku musozo, ngiye nta biganiro byinshi, fata gitari aho ngaho ndirimbe. Nshaka kuririmba? Nshaka kuririmba. Nabyo byari birimo. Harya nini? Ese ko nta sound card iriho gitari sinzi ko yumvikana. Yasaba kano kamikoro nyine agafatira. Niwe nkesha umuzuro w'aya masi. Kumvisha nacuranye. Oya. Niwe nkesha umuzuro w'aya masezerano. Niwe nkesha umuzuro w'aya masezerano. Gerageza kuri none. Kuri none. Niwe nkesha umuzuro w'aya. Okay, ngawe ririmba akarimbo k'iminota nk'ibiri. Wumve ko n'iwacu haba n'impano. Mwaririmba ngenda gushaka. Urashaka iyo nagiye? Niwe nkesha umuzuro w'aya masezerano. Niwe mvuga sinshiri. Wambuze? Ngahe wewe ririmba ndagushaka. Weririmba ndagushaka iyo uri. Byaririmba kandi karimba, arya indirimbo igezweho yegisubiza niyi. Niwe nkesha umuzuro. Iyo yananiye, iyo ngiyo iri gutanda cyane. Indirimbo yegisubiza niyi. Harya nyirebe. Ntazakureka. Guys, kawo mukire mu nzu. Ntazakureka wandagare, ntazakura mu nshinga zawe itayo. Ngahe weririmba. Oya we ndashaka kuririmba. Ntabwo nzi kuririmba. Oya ririmba iminota ibingahe? Ibiri, nta kibazo. Ntabwo nabiteguye kuririmba kuri uyu munsi. Ntabwo ntunguye. Ntabwo nabiteguye kuririmba muri iki kiganiro. Ntabwo ntunguye. Oya ndakubujije. Sinabiteguye. Oya niba utabiteguye shaka kandi kare kubera ko Kimana se. Kimana. Yes, Lord. Amazing grace, my Savior sound, my Savior bless me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was bright, but now I see. Jesus, I can see. Oh, I can see your love in your eyes. Jesus. Awambike mikoro. Yeah. Bavandi, iyi ndirimbo yari mu Cyongereza iravuga ngo Yesu arabakunda, abafiteho imigambi myiza. Umutwe wacu ari impano.
arantongoye munyitege mu kiganiro cyane yeme uyu muntu iyi ndirimbo y'Icyongereza iravuga ngo nyitege ni muhosting umunsi uzamuhosting ndaririmba iravuga ngo Yesu aracateza ibiganza muzi ako kutamenya kuririmba hari akaririmbo twaririmbaga muri ntuza nyine ku ishuri ngo nak'icyongereza nimba one day I will see you we curangaga when you guys twishimiye kukwakira twishimiye kukwakira twabiteguye kuririmba twishimiye kukwakira kuri Elizabeth official akanyemereza nkoreho numve twishimiye kukwakira kuri Elizabeth official one day I will see you I will miss yego guys uruko kurunzi gucuranga ikorari niyo ya mbere. Thank you so much, ndabashimiye cyane bofu, ndagushimiye cyane kuba wemeye kuza tukabana. Umwanya n'amafaranga, Imana ikuvugisha, Imana iguhe umugisha no gutaha abantu bagukenera nzongera guhamagara. tuzaza twitegura noneho uzatubwire turirimbe tuzane na sound card amajwi asohoka neza. Yangagire tubwira abafana ba Elizabeth official guys, mumukunde natwe turamukunda, mumfashe kumukunda, hanyuma mugende mukore like, share and comment. Bye.